uyu munsi tugiye gutangirana agafilime keza cyane. Hari umwana witwa Clara yari ari kumwe n'umugabo witwa James, bari baje hano muri hoteli imwe, baje muri honeymoon. Akinjira mu muryango wa hoteli cyangwa se mu miryango ya hoteli, yahise abona papa we ari kumwe n'undi mukobwa muto muto, ubona basa nkaho bangana. Ni ukuvuga ngo papa yasohokanye n'umwana ungana n'umukobwa we. Akigera hano umwana yaramubonye Clara, arangije ahita avuga ati James nshyira hasi, dore papa wanjye reba ibintu arimo. Yaje yegera papa aramubwira ati ese papa ibi ngibi ni ibiki koko? Urabona umuntu wasohokanye nawe noneho muri hoteli, uzi neza ko nasabye ko ariho nzagirira honeymoon yanjye n'umukunzi wawe. Papa ibi bintu ni ibiki? Papa we arangije arambwira ati Clara tuza, ntabwo ari wowe ugomba gukontorora ubuzima bwanjye. Rero nimba ushaka ko nkupresentinga cyangwa se nkubwira uno muntu turi kumwe, tuza. Arangije arambwira ati papa ntacyo mbwira, nta na kimwe mba ntabonye. Wasohokanye n'undi mukobwa usize mama mu rugo. Ese ubu koko iki ni cyo gihembo? Noneho ubizi neza ko ari ku munsi wacu w'ubukwe, ubu wavuye mu bukwe bwanjye n'umugabo wanjye, uza ahangaha kugira ngo usohokane n'uyu mwana w'umukobwa tungana koko urungano rwanjye? Noneho papa usigaye ujya gutereta abantu tungana? Papa we yarambwiye ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Amaze kubimubwira umwana w'umukobwa yaragiye, gusa papa wa Clara yasigaranye ahangaha na wa mukobwa, barongera baricara. Clara yari yigendeye ndetse n'umugabo we yaramukurikiye, ahita amukurikira mu cyumba aho bari bagiye basabye bazakorera honeymoon yabo. Ako kanya papa wa Clara yasigaye ahangaha arimo kwiganira n'umukobwa. Akajya ambwira ati rata sheri, ibiriya ntubyiteho, ibibazo cyangwa se aferi z'umuryango wanjye ibyo ngibyo nzajya mbikontora, wowe tuza ntubyivangemo kandi ntubigireho n'ikibazo. Ibyo nzajya mbikontorora neza cyane ku murongo. Wowe komeza utuze wirire ibyo nguhaye, amafaranga nuyakenera umbwire, ndi umukire kandi twishimire ubuzima bwacu. Yamusomye ku kiganza, arangije bakomeza guhana amaciyazi, barakomeza baranywa, ubuzima burakomeza. Ako kanya batwereka Clara na James bari bageze mu cyumba. Bamaze kugera mu cyumba, Clara yatangiye kuvuga ati mana yanjye ibi bintu ntabwo mbyiyumvisha. Ese ubu koko papa ni gute yifata akabeshya mama cyangwa se akatangira ibyo kumuca inyuma? Kandi mu bigaragara ntabwo ari uyu munsi abikoze, kuko ubonye ko ntabwo yikanze. James akajya ambwira ati ariko tuza, gerageza utuze, wikomeza kubyegereza umutima cyane pe. Clara nta kindi cyabaye, yahise afata telefone ahamagara mama we. Aravuga ati se mama ubu koko muhamagare mbimubwire? Nta kindi cyabaye, yatangiye kumuhamagara, gusa agihamagara telefone ya mama we ntabwo yigeze icamo. Yaravuze ati mana yanjye ubu koko mama arabizi ibintu biri kumubaho, papa wanjye arimo aramuca inyuma. Noneho reba ku munsi nk'uyu nguyu wacu, umunsi mukuru wanjye rwose arawangije. Umugabo we yaramufashe James, arangije amubwira ati ngaho icara hano basi, gerageza utuze kandi wigire nkaho ibyabaye utabibonye. Akajya amubwira ati ariko se James ni ukubera iki koko usa nkaho ushyigikiye papa wanjye? Atari ko nizere yuko basi wowe utameze nka papa wanjye, nizere yuko wowe uzambera umugabo mwiza kandi nanjye nzakubera umugore mwiza my love. Ndaramubwira ati nta kibazo, noneho ugumye hano ndaje kandi ugerageze utuze. Batwereka bukeye bwaho James yari ari kumwe na wa mukobwa twabonye yicaranye na papa wa Clara muri hoteli. Mu bigaragara baraziranye ndetse hari n'ibyo barimo barapanga. Undi akamubwira ati wowe ngendesha buhoro cyangwa se ntwara gahoro, ibindi byose uko twabipanze niko bizagenda, nta na kimwe kivuyemo ku murongo. Kandi uyu nguyu James akajya abwira wa mukobwa ati none se wabigize vuba, kubona njyewe umugambi wanjye wo gushakana n'uriya mukobwa wabo nawugezeho? Uno mukobwa nawe akamubwira ati rero njyana gahoro kuko nta kintu na kimwe ndabona namukangisha, kubera yuko n'ibyo kumuca inyuma, kuba aca inyuma umugore we, ibyo nabyo byaramenyekanye. Ubwo rero urumva ntabwo ari inkuru nshyashya naba nzanye.
bakomeje kuganira bongera kutwereka James yagarutse kuri hoteli aho ari kuba we na Clara bagiye muri honeymoon. Ako kanya batwereka yaramuzaniye utubuto ndetse n'akaji kugira ngo abashe kurya, ndetse nk'abandi basheri bose cyangwa se abandi bageni bose arimo aragerageza kwita ku mugore we. Bongeye kutwereka bakomeje kuganira, ikiganiro cyarakomeje akomeza kumubwira ati rero reka nkubwire gerageza wihangane cyangwa se ubirenze amaso, reba nawe kubera kubitekerezaho biri gutuma tutishimira ibihe byiza twajemo, ubwo rero biragusaba kutabyegereza umutima cyangwa se kudakomeza kubitekerezaho. Ariko Clara ntabwo yabashije kubyumva kuko yarahangayikiye mama we cyane, yatangiye gufata telefone atangiye guhamagara mama we. Baratwereka hano mama we yari ari mu rugo aramwitaba, noneho mwibuke ko nijoro amuhamagara atigeze abasha kumwitaba. Yaramaje ati se umeze gute mwana wanjye, mukobwa wanjye mwiza nkunda. Agitangira kumuvugisha papa wa Clara yahise abyumva yuko mama we ari kuvugana na Clara, agihaguruka ngo amwake telefone ari bimeze nk'aho ari nko kumujijisha. Mama wa Clara yarabyanze, arangije aramubwira ati mama hari ikintu nshaka kukubwira, papa wanjye namufatanye n'undi mukobwa barimo barateretana cyangwa se bari basohokanye muri hoteli. Iyi hoteli nari ndimo cyangwa se nari ndi kumwe njye n'umugabo wanjye. Hano Clara yakomeje kubibwira mama we, undi aramubwira ati ese mwana wanjye ibyo bintu urimo kumbwira ni ibiki ko numva binteye ubwoba? Undi aramubwira ati ma ndi kuvuga ku bya papa, ese ari aho ngaho? Mbwira nimba ari aho ngaho wasanga ariyo mpamvu utarimo gushaka kugira ikintu unsubiza. Undi aramubwira ati ba witonze ndaza kukuvugisha. Mama we yahise amukupa, gusa Clara nawe yarabiketse yuko papa we ashobora kuba ari aho ngaho ariyo mpamvu mama we yanze kumuvugisha ibintu byinshi. Undi aramubwira ati urabizi mfite kugenda none aha ngaha. Ariko se ugiye hehe sheri? James yakomeje gusa nkaho yitambika Clara, mu bigaragara wagira ngo hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Arangije aramubwira ati rero James njyewe ndeka ngende. James akamubwira ati oya njye ndumva nta hantu wajya, kuko gukomeza gutekereza kuri ibi bintu biratuma byica honeymoon yacu. Undi aramubwira ati honeymoon ibyo ni ibiki? Ntabwo ibya honeymoon mbirimo kuva mama wanjye ababaye cyangwa atameze neza. Ako kanya barakwereka Clara yahise aza mu rugo, gusa yahise azana nande na James. Akigera hano Clara yarabaje ati se mama ari hehe? Undi aramubwira ati mama wawe ari hariya hejuru. Gusa Clara akirimo kuzamuka ama esikariye yahise yumva James arimo kuganira na papa we, arimo aramubwira ati rero ugomba gufunga umunwa wawe kubwa buri kimwe cyose. Ibyo byose Clara yari arimo arabyumva. Undi akamubwira ati rero nutagerageza ngo uryoshye uriya mukobwa wanjye ntagire ikintu abwira mama we ku byo wabonye cyangwa nawe yabonye, ibyo ngibyo rwose biraza gutuma nanjye nshyira hanze amabanga yawe. Ibyo byose Clara yarabyumvaga. Undi akamubwira ati ese uranshyira hanze amabanga kubera iki? Ati ndabivuga yuko uca inyuma umukobwa wanjye. Umwana w'umukobwa yarabyumvishije, gusa ntiyabitindaho cyane. Yahise akora iki? Yahise yinjira araza aza kureba mama we. Yasanze mama we yicaye hano mu cyumba yari amutegereje. Undi aramubwira ati none se ni ibiki umbwiye mwana wanjye? Wampamagaye gusa wabinsobanuriye ariko sindabasha kubyumvisha ubwonko. Ese ubu byibuza ni iki kintu naba narakoze cyangwa se naba ntakora kugira ngo umugabo wanjye anci inyuma bigeze aha ngaha, noneho tunakuze koko njyewe simbyumva. Undi aramubwira ati ma ese umukobwa cyangwa se uwo mukobwa uramuzi? Undi aramubwira ati oya ntabwo muzi, ahubwo wamumbwira nimba we waramubonye neza. Undi aramubwira ati ni umukobwa ufite imisatsi miremire usa nkaho ari mwiza ukuntu kandi ukiri muto muto. Mama wa Clara yahise avuga ati ariko uwo muntu uri kuvuga ko numva namubonye. Undi aramubwira ati ushobora kuba waramubonye, ati kuko hari umukobwa ujya uza hano akavuga yuko afasha papa wawe mu bijyanye no gushaka ubwishingizi. Ati rero ndi gutekereza ari uwo nguwo, ati kuko aza hano kenshi gashoboka.
Clara yahise avuga ati ariko ma uzi ko wasanga ari we, mama we nawe aravuga ati byashoboka koko ko ari we kuko ndumva nta wundi muntu ndi gutekereza usibye uwo mwana w'umukobwa. Ako kanya mama we yahise abaza Clara ati se mwana wanjye ubu koko ndabigenza gute, reba kubera gutekereza kuri bino bintu biri gutuma byangiza umubano wawe n'umugabo wawe. Undi aramubwira ati mama wowe iturize, ibyo byanjye n'umugabo wanjye wibitindaho. Yahobeye mama we. Ako kanya batwereka Clara ari kumwe n'umugabo we muri hoteli. Undi aramubwira ati ese ugiye hehe ko nshaka ko njye nawe tuvugana? Undi aramubwira ati oya rega ntacyo mvugana nawe kubera ko nawe ibyawe byose nabimenye ku murongo, rero rekera aho ngaho njyewe ndigendeye, hari umuntu ngiye guhura nawe ndeka ngende. Umugabo yaramufashe James, akimara kumufata aramubwira ati rero reka nkubwire, njyewe buriya njye nashaka kukubwira ukuri cyangwa se nashaka kukubwiza ukuri, gusa nabonye utarimo kumpa umwanya cyangwa ngo untege amatwi, ariko njye ni ukuri nciye bugufi, ndakwinginze untege amatwi tuganire nkubwire buri kimwe cyose. Undi aramubwira ati erega mwese muri kimwe, n'ubundi nari mbizi, sinzi impamvu njye nanakoze na mariage, ariko byibuze ujye umenya yuko nagukundaga, nabimenye yuko wancaga inyuma kandi na n'ubu ngubu nta kintu ushaka we kubivugaho, gusa ariko ibyo utekereza byose reka nigendere, ibyanjye nawe turabisubiramo ngarutse. Barakwereka Clara yaje hano, barakwereka nta wundi muntu yaje guhura nawe, kumbi yaje guhura na wa mukobwa uteretana na papa we. Undi aramubwira ati ndabizi neza sinzi ikintu utekereje mu bwonko bwawe, ariko icyo utekereje cyose njyewe reka nkubwire ikinzanye. Undi aramubwira ati uje hano gukora iki se? Kandi uyu munsi rega ntabwo ari ugusohokana kwa famiye, ntabwo ari ugusohokana kwa famiye yose, ndabona n'abana mwabyitereyemo. Noneho hano hari umuntu naje guhura nawe, urabona amashampanye ateretse ku meza, ibintu byose birateguye kuko uriya mugabo ni umukire cyane. Barakwereka Clara yakomeje kuganira na wa mukobwa, aramubwira ati njye rero nkufitiye amahitamo, urahitamo ibintu bibiri, muri ibi bibiri mfite urahitamo kimwe. Undi aramubwira ati ese urampitishamo iki? Ako kanya yarabanje akuramo amafaranga, amaze gukuramo amafaranga aramubwira ati rero aya ni amadolari 1000, icyo ngicyo ni 1/2 cyayo naguhemba, ariko nimba ubishaka njyewe naguhemba n'ibihumbi 4. Dore ikintu rero ndi kugusaba ni ukumfatira amafoto uri kumwe na papa wanjye kugira ngo nzayakoreshe nk'ibimenyetso cyangwa ibizibiti byo kugira ngo mama wanjye yemere yuko papa amuca inyuma, kuko na n'ubu ngubu ntarabyemera. Ako kanya umukobwa yarebye amafaranga bamuhaye cyangwa se amadolari bamuhaye, nta kindi cyabaye, yarayemeye nyine. Erega aho amafaranga akubise haroroha. Ako kanya batwereka Clara yaje kureba umugabo we, barimo baraganira. Undi aramubwira ati ese wari umaze igihe kingana gute unca inyuma? Undi aramubwira ati oya sheri wanjye, njyewe nta gihe cyari gishize ndetse nta n'ikigeze kiyongeraho, kuko bwari ubwa mbere bibaye kandi ndanabisabira imbabazi. Undi aramubwira ati oke rero buriya nta kindi kintu kiri bube, nta n'ikintu ndi buguhishe, njye nawe tugomba gutandukana. Nawe ndebera ijoro rimwe bamaranye, ijoro rimwe ryonyine riciyeho bakoze mariage, bagiye guhita batandukana. Ako kanya gusa James yakomeje gusaba imbabazi. Clara aramubwira ati oya njyewe ntago nagumana nawe, nta nubwo namarana nawe n'irindi joro n'iri rimwe, kubera yuko byahise binyereka yuko umubano wanjye nawe utakunda, ahubwo reka tuzahure bakoherereza ibipapuro bya divorce, umwavoka wanjye ndamubwira azabikoherereza. Kumbi yamaje kumuzingisha n'ivarizi. Umugabo nta kindi cyabaye, yakuriye ivarizi yaragenda, Clara asigara aho ngaho yicaye gusa ababaye cyane. Nyuma yaho baje kutwereka Clara ari kumwe na mama we, papa wabo yari atashye. Mwibuka ko yari yasohokanye na wa mukobwa, aho Clara yagiye kumuha proposal yuko agomba gutanga amafoto ari kumwe nawe kugira ngo agaragarize ibimenyetso. Ako kanya akigera mu rugo yarababaje ati ese
noneho muri hano muri gukora ikira, muri kugambana ibiki? Hejuru y'ibintu byose mba nabakoreye, hejuru y'ibintu byose mba nabahaye amafaranga, buri kimwe cyose mukeneye mu rugo mukakibona, none muri hano murimo muragambana. Ndavuze ngo va aho ngaho rekura mama wawe, buri wese mubone yagiye. Clara ahita ambwira ati rega papa widukanga kuko manda yo kudukanga ubu ngubu yararangiye, ubu ngubu ntabwo bigikunda pe, shaka indi tekinike. Papa wa Clara arangije yahise avuga ati ese ubundi ibyo ngibyo urimo kuvuga ni ibiki? Waba ubifitiye ibihamya? Ngaho zana amafoto abigaragaza. Clara arangije yahise afata envelope yari iri hejuru y'ivarize, arangije aramubwira ati noneho wayabonye? Undi aramubwira ati ese ayo mafoto wayabonye ute? Yatangiye no gutitira, atangira kuyamwaka, atangira gufata Clara kugira ngo amukubite. Akijya kumukubita mama we yahise amubwira ati ndekurira umwana wanjye vuba, kuko nuzana ibyo kumukubita ntabwo turi bwumvikane, kandi byaba byiza ufashe ibikapu byawe ugasohoka hano none aha ngaha. Undi aramubwira ati rero ndabizi neza ko muzabyishyura ibi byose, kandi muzajya ku muhanda musabirize. Undi aramubwira ati ahubwo ni wowe uzasabiriza, nsohokera mu nzu vuba none aha ngaha. Papa wa Clara baramwirukanye. Undi aramubwira ati wowe ese ubundi ibyo ngibyo bimbwiye iki? Reka nze ngende, icyo nzi cyo muzaza kunyinginga kugira ngo ngaruke muri uru rugo kandi ntakibishaka. Arangije yafashe ivarize arayikurura aragenda. Mama wa Clara ahita amubwira ati ubwo tuzabonane mu rukiko, kuko ubu ngubu njye nawe ntacyo tugihurireho. Nuko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane kandi mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi.